aho bansenyeye naho basoma 73 uzi imvura yaguye kuva 73 kuva 73 imyanya yaguye 75 urayizi nta n'amazi yigeze yinjira iwanjye ngo yinjire muri fondasiyo agahinda karanye cyangwa sinshobora kwiyahura cyo ni cyambere ari ibishoboka nenze ko leta irengera umuturage wayo kuko kugiye gushira nuko ejo ndi kuzashira kandi sinzabona ni10 na 15 nka nzabona ubwo nzaba hehe nzabone nzagirane nta kintu batubura ngo isabune ya leta ngo cyo kora ese niba bishoboka umuntu akava aho ngaho nta kandi kantu kamurengera ngo nibura twese batwangaje turangaye nako leta n'umubyeyi turanayikunda ariko se 90 byafata umuntu ufite abana 4 5 6 ngo tudoswite tubare none ahanga nitukubone hano ngiye bamaze gutembera ibihugu 8 sindabona ibi bintu mu bihugu byo hanze natembeye hose nigiye hanze nagiye mu bihugu byinshi cyane ariko aho nabonye kumva umuntu yakoresheje imbaraga ze zose bakaza bakamusenyera ahantu wenda bashoboraga no kuhagurisha bakaguhanga izo miliyoni 20 bahagusenye baguhaye 90 ibintu ntako byumvikana kwira umuntu ngo fata 90 mu gitondo nditukubona ese kabanyamahanga bari kuza bagahabwa ubutaka bakagira aho batura twebwe abanyagihugu baduteganyiriza iki twatoye umusaza 100% tuzi ko tugiye muri demokarasi ntago nizera ko ibingibi hari ngiye mbona hari yaba tabizi sindwana sinarwanya leta umuturage ni kwisonga none se ko ari kwisonga bishoboka bite kandi ko yabaho gutya aho bansenyeye naho basoma 73 babira abana barenze nka 6 sinavuga ngo bose bariho hari abahitanwa n'urupfu ariko abandi barahari n'abasaza n'abakecuru ahari ejo bundi rero baza kudusenyera naratashye mvuye kwahirira inka barambwira bati bakwanditse ngo nawe urava ahangaha ese ndirukanwa nandi bati niko amategeko avuze ngita nayo baraza hari hakurya bati musaza bati mugomba kuva ahangaha abandi bari gutanga amafaranga batirenge gufata amafaranga nanga kuyafata ndagenda amabwiriza araza avuga ati utafata amafaranga barushenye bakaza inzu bakayisenya nta bati nta giti nta cumi nta rwamugambi bati noneho niba bishoboka niba ubyemeye uvuye kwizima ku kagari ufatira amafaranga urabura simbasha kugenda ubusaza nonezayo umwana wanjye w'umukobwa witwa Mukayibiri arigenda amafaranga 1900 baremo araza bamaze kuyamuha angezeho bacya mu gitondo mbona abantu bafite amadokima baraza bakafata amafishi bakajwihariya bati niwe sindbaze tiene bati niwe nge ntari cyo nize mbabwira bati niwe ari ibi byose bivangaha ndasenya ndasandura inzu irakubitwa ubwo buri amafaranga bampaga natangaga amafaranga kuko ko nta ntege mfite byikorera bo noneho barasenyera bose barasenyera duturanye dore bajyaga hariya kuri hariya munsi ya kira cyuma hariya kuri iriavoka buriya iri ku kiraro cy'inka iriavoka urebe hariya amatara acanye naho ngaho bo ubwo rero noneho ndibaza se mama nzajya hehe nzabikora nteze gute ndibaza biranshobera sinshoboye gukodesha sinamenye gukodesha nta nubwo nigize nkodesha nitwa nge nta kintu sininda hanze nta kintu sinanze yigize yica yewe nta nubwo nigize nsitara none ntugu
rwose nyagasani bimbayeho ni ibiki ndibaza biranshobera ahari ubukurikiyeho baraza basenya hirya yanjye hirya gatoya kwa mukuru w'uyu mugabo ku mugabo bita Munyu nawe hari n'undi muhungu waturanye ufite inzu nziza cyane n'ibyuma bigeretse witwa Manuel bikomeye ariko bikomeye cyane birenze baza no barasenya ndavuga se mama ndiririra se n'inzu yanjye nubwo yari inzu ifatika ko ntarengeje uyu nguyu itarije ivareri yayo urubuse ndabigenzane ndaceceka y'amafaranga bampaye ndagira mfata amafaranga 60,000 bikodesha amezi abiri 30 yari yagiye te yari yashenye inzu nsigara aho ngaho ubu inzu ndimo ubu niyashira ukwezi ndishyura ntayishyura mva aho ngaho nta kintu mfite vuka aha ndahasaziye n'abana banjye n'abasaza nabo dore n'umuzukuru wanjye dore nguyu umuzukuru wanjye kandi ni nawe mutoya muri bo none bavandimwe mumbwire ukuntu mungira inama muti uzabigenze gutya uzagiye gutya ndetse muri makeya nahagarira naho ngaho icyo gihe baza kugusenyera bakubwiye ko impamvu ari iyi ngo ndi mu manegeka dore iwanjye bahareba dore kuri ayo matara imbere gato haraterekeye iyo wubaka ntabwo uri gusiza ikibanza uraca fondasiyo ukubaka nzajya nzimarira iki nzajya hehe ko ntamenye kuba hanze ntabwo zindi nigize ngira nzamera nk'umuntu umeze gutya ngize ko nshaje ngize ko namugaye ngize n'ubu budirigi bunjeho ngira inama rwose nkamwe mutuvugira muduhakirwe mutuvugire mutewa nk'aba abantu baremera bati none se ufite umuryango ugukomokaho yego kandi nta kindi kintu ufite kiguta ntacyo wari usanzwe hari wari ufite wahingaga nihariya none ubu ngubu isambu yawe iri gukora iki isambu yanjye nagiye mfata pariseri nkayiha umwana undi pariseri nkayiha umwana undi pariseri nkayiha umwana undi pariseri nkayiha umwana nanga kugira ngo nzagire ntazandagara cyangwa se abanjye batazandagara none twese batwangaje tubangaye nako ubwo noneho ndabasaba n'inama mbese muri make ikintu cyandengera ni igiki ese niba bishoboka umuntu akava aho ngaho nta kandi kantu kamurengera ngo nibura ishyire n'umutwe we nibura amaguru asigare hanze nose bababwiye ko iyo sambu yawe nkawe isambu yawe izaguma ari ikora iki nta kintu batubwira ngo isambu ni leta ngo cyo kora guhingako ngo wahinga utahinga akabare kabikureba ariko noneho ivyo gicyo umve kutashobora kucyemera iyo gahunda ziba zaje nejo no gukandagiramo ntabwo bakandagiramo banakubuza wagira ute warwana se icyifuzo cyawe rero nkawe ukumva ari iki ku giti cyawe cyo wumva icyifuzo cyanjye na rusange usibye nanjye ngenyine n'undi yakivuga nuko mwaduha ikintu kiturengera baduha ikintu kiturengera ibyo nk'umuntu wari mu nzu akaba akodesha 60,000 uku kwezi kugiye gushira nuko ejo ndi kuzashira kandi sinzabona n'icumi na 15 nkayo nzabona ubwo nzaba hehe nzabaho ne nzagirane kandi ufite abana nini ufite abana bazakubesha abana se bari kuzerera uyu nguyu yasafite iki ko ngubwe ko ari muzi ko ungana gusa bafite iki ahubwo akenshi ko ari nanjye wari wagize ndabateza umuyenzi none naho wabahaye naho bambuye nese abayobozi ntabwo iyo babegereye
wumvise bavuga ngo iki? abayobozi babwiye ngo nta kindi kibazo twayibaje ku kagari twagiye mu nama batubwira bati ivyo bibazo mu byibagirwe nari ntibereye ntabwo nkurbarirana ibyo bibazo twabibajije bati byibagirwe mu byibagirwe ni ukuvuga ngo uwo uzagenda azagende ngubu baje bantunguye nta muntu wigeze ambwira ati witwa nde ngo mubwire izina ryanjye nagiye ko mbona banshyize ku rutonde gusa bambwira ngo are hambira nuko byagenze ariko iyo bababwiye ngo nubwo wenda ngo ni mubiza ntese ntabwo mwe mubiza ari ahantu reba hari mubiza ari ahantu mubiza ahantu uzi imvura yaguye kuva 73 kuva 73 imyanya yaguye 75 urayizi nta n'amazi yigeze yinjira iwanjye ngo yinjire muri fondasiyo ntabwo ibiza ntabwo nawe ugize komereka nanjye ubwanjye ndi umusaza kandi ngenda ncumbagira hari n'igihe kera umuturanyi yabonaga ubushyitsi akaguhamagara ukajyayo ukaza ndetse n'agatama wagahaze nta gikomere kindi njya ngira urumva nta mvune njya ngira uretse ubumuga bwanjye mba nifitiye mpore mumbwire nzagire kuko kwemeze mbese urifuza ko bagira icyo bagufasha ukabona aho kuba nuko ubu sinjya homba singira icyo ndya naryaga utwanjye mfite inyana y'inka nabuze ahantu nayishyira kandi niyo yarengeraga abana banjye nanjye ubwanjye ndetse usibye n'abandi n'umuturage watabaza ati nkeneye amata yabonetse nishyire mu muti w'umwana nawe akayabona none byose wapi nta kuri kuntu nabiyenza rwo inama niyo basabye ariko wama ahantu nshyira umusaya wanjye nkabona akantu natamira ni ugusabiriza nese ntajya mu gikonkoni cy'umuntu mpingeye ndi maso ndi manuziye ndi sharupansi ariko sideba ibi byose byarahagaze nzabaho ni ubuse wabasha gukora sharupante nari mbizi nibyo nize ngewe ubu wabishobora ku nyine nabishobora n'ubu ndakubwira ntibyarananiye akazi ndakareka kubera ko narahumye bise natera nkuru igiko serari ntabwo ari serari n'umusirari urumva ni ibintu nize nsanzwe narize nabyo byambeshejeho kuva iriya myaka yo hasi ese ubundi gahunda ya leta ivuga ngo umuturage ku isonga uyumva uteguye kubwaye ku ruhande rwawe njyewe ko nari mbizi nenze ko leta irengera umuturage wayo icyo kintu rero nsanzwe nkizi nacyubahiriza na ndetse nta buyobozi bubaho nigeze mvugana nabwo nabi nta buyobozi bubaho bwigeze buvuga bati muzungu simbaze tiene uri kutubangamira reka da nta ndarwana nawe nta n'uwo ndatukana nawe buri cyo kintu cyose byose by'ibyaha ntabyo nzi abayobozi bose abagira iki agira dosiye bagutekereza bakubwira ndaho ndi umwere nkaho wamwana yavuze ngo ndi umwere nka rucago urumva nuko ndiho nose gahunda uvuze ko wayumvaga uyemera kubera ko abayobozi bafashaga abaturage bagira gute ni musise siko bimeze nanjye se ari ndibyo gusaba nanjye nibyo ndimo gusaba uko niyo sanzwe mbizi niko byagendaga ariko ubu hari ikintu bari bamfasha 1900 nakubwiye 30 yashenye inzu 60 nyakodesha inzu ubu ndaho ngaho ntacyo ntamira simbona aho ihemezo inka yanjye iri ku gasozi ariyo yakandengeye ngabwira ukuntu nabiyenza rwose harya wari utuye muhehe muri mowe mudugudu w'akagari ngewe niwe mu mudugudu wa Muhozi akagari ka Kinyaga
umurenge wa Bumbogo turi ngaho hariya kuri iriya voka iri ku kiraro cy'inka ubwo ni mu karere ka Gasabo ni mu karere ka Gasabo dore iwanjye ni hariya munsi y'icyo cyuma ese iyo uko uba uvuga ngo iwanjye ni hariya iyo wanyuze ugasanga hameze kuriya ni iki kikuza mu mutwe agahinda karanyica sinshobora kwiyahura cyo ni cyambere ari ibishoboka mbona avuye mu nzira ariko sinshobora kwiyahura Darize nasomye Bibiliya nzi ukuntu amategeko y'Imana yavuga no kwiyahura uburimbutse nyine uba wirimbuye ibyo agahinda karanyica n'ubu nahavuye agahinda karanyica buri kuntu nabigenza nkareba amarira akazenga nkabura ukuntu nabigenza ukuntu bimeze